Reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye muri kano kanya ini 4G team murabizi kabisa mumaze kutumenyera ikiganiro nicyo ni cya kinini the connect aho connecting abantu kabisa tukabaconnectinga tukabahereza ibintu byiza bimeze fresh. Hanyuma rero reka nshimire buri muntu wese wakoze subscriber kandi nanone nongere nkubwire ngo utarayikora wowe ukurikirana ikiganiro cyacu ukaba utarakora subscriber uhita uyikora none akanya kuko tubafitiye ibintu byinshi byiza tubabikiye muri uyu mwaka cyangwa se mu minsi iri imbere tubabikiye ibintu byinshi kabisa. Hanyuma ngewe ugiye kuyobora kino kiganiro nitwa Morgan cyangwa se Mr Momo nkuko wabivuga ko ariko kose byose biremera ni ngewe kabisa. Hanyuma uyu munsi tubafitiye iki rero? Uyu munsi tubafitiye topic imeze gutya. Turavuga ku miryango, ese umuryango wavukamo uyu munsi wa none uracyabasha kuvugana nabo? Ese uracyabasha kwicara ukaganira nabo? Ese muracyabasha gusangira nka famille? Byifashe bite? Iyo niyo nsanganyamatsiko tujye kuganira muri kano kanya, wowe udukurikiye kabisa ntucikwe kuko turahabaye kandi turaje mu kanya gato ibintu byose tubigenze neza tubimanuke hanyuma wumve ukuntu gahunda zifashe. This topic iri kuvuga gutya nkuko nubundi mwabyumvishe. Ese umuryango wawe uvukamo cyangwa se ukomokamo uyu munsi mubanye gute? Ese murakicara mukaganira, muracyasangira, bimeze bite, byifashe bite? Tony tubwire umuryango bimeze bite muri rusange? Muri rusange umuryango hari ababanye neza tu, hari abantu babanye neza mu muryango bimeze neza pe, bimeze neza. Ariko hari ahandi man sha uvuga umuvandimwe avuga muri umunawe uvuga ati uyu muntu uri nk'ari nk'umunyamahanga, umwe anyuraho ngo undakanyuza umuriro, aho anyuze undakanyuza umuriro, kandi ibintu mu by'ukuri ntago bikwiye. Umuryango ukomokamo ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye kuko ndatekereza aba nibo bantu ba mbere bafata iya mbere mu kuguhereza inama, kuko ndatekereza wa muntu tumenyanye ejo bundi, tumenyanye za Nyamirambo, tumenyanye hehe za Kicukiro, uwo abagomba kuza nyuma y'umuryango, waraza nyuma y'umuryango. Kandi uyu muntu koko nubwo ari n'inshuti yanjye kumva wakagenda ni ibisanzwe, ariko umuntu w'umunyamuryango tubana mu family wanjye ugasanga ahantu anyura nanjye aho nyura rwose ntago sinzi, ni nk'injangwe n'imbeho. Yes, arakoze cyane Tony. Aravuze ngo umuryango ubundi wakagombye kuba ari umuntu nyine b'abantu bahuza, mumeze muri abantu nyine bahuza azi nka famille. Atari ko muri no misi ati hari ababikora ariko nanone hari abandi nabo batabikora, nabo bameze nkaho aho umwanyuze ku buryo undi yahacisha umuriro. Arakoze cyane. Cecile, umuryango muri rusange ubona byifashe gute, ukuntu imiryango ibanye muri no misi? Muri ino minsi nk'uko Tony yabivuze, ari ibanye neza n'ibanye nabi. Yego. Ariko 90% ibanye nabi pe. 90% imiryango yacu muri ino minsi ibanye nabi. Yes, urakoze cyane Cecile, turaza kubigarukaho kuko nicyo kintu cyatwicaje aha ngayo munsi. Niba 90% imiryango yacu ibanye nabi, ni ikibazo gikomeye cyane. Nyine Cecile ari kubishingira ku bintu, ni ikibazo gikomeye cyane, kubishingira ku makuru tugenda duhabwa umunsi ku wundi. Ugasanga umuntu wishundi ni umugabo, umuntu wishundi ni umubyeyi, ni umwana, ibintu bigayitse, ibintu bitari muri make bitari ibyo. Kandi abo bose ni umuryango, ni bantu bo bugufi bwawe. Nkunda biga wabyumvise ukuntu byifashe imiryango yacu, byifashe biti wenda tuvuga nko muri famille wanyu uko wenda mubanye, ntutubwire ngo kana kabanye gutya, ariko se famille wanyu byo bimeze bite? Twebwe uko tumeze tubanye neza pe, ariko ntago ariko bose bameze, bitewe n'amakuru ngenda numva bimeze nabi pe, bimeze nabi. Arakoze cyane Nkunda biga, aravuze ngo bo babanye neza muri famille, ngo ariko ntabwo ari 100%, kuko hari bamwe nyine badahuza, urumva nabyo ni ikibazo. Ariko kandi nongera ngusabe kugira ngo utarakora subscribe, kugira ngo ukore subscribe muri kano kanya kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Hanyuma icyo tugiye kurebera aha ngaha muri kano kanya mwacyumvise, wowe dukurikiye urabizi ufite famille, nta muntu ubaho adafite famille, ubwo sinzi aho waravuye. Hanyuma wowe ufite famille urabizi uko mubanye, niba ari neza cyangwa se niba ari nabi, urabizi uko famille muganira niba mutaganira, mbese uburyo ubayeho muri no misi muri famille yawe urabizi. Muri kano kanya rero nicyo tugiye kuganiraho muri kano kanya, famille zacu, aho tuvuka, aho dukomoka. Mu by'ukuri urebye nkuko sister wanjye Cecile yahoze abivuga, ushyize ku ijana usanga 90% tubanye nabi, dufite inzango,
usanga zishingiye ku bintu bimwe na bimwe, byinshi ni ubutunzi, byinshi ni amafaranga, byinshi ni ngo kanaka Cecile yarize ibiki byose, ariko ndagira ngo ibyo bintu tori byo turebera hano hamwe muri kano kanya. Tony, ubundi kugira ngo umuryango wawe abantu babe badahuza uyu munsi, ni ukuvuga ngo niba 90% ari abantu batabanye neza, mu by'ukuri hari ikibazo kiba gihari kandi hari aho biba byaravuye. Ubundi waganiriye n'abantu, waganiriye n'abasaza, waganiriye n'abakecuru, ubundi ibyo bintu byavuye hehe? Ibintu ndabirebera mu bintu nka bibiri. Ikintu cya mbere, abantu muri iki gihe bari kureba ku nyungu zabo, bari kureba ku nyungu gusa, kandi mu by'ukuri umuntu araruta ibintu, umuntu araruta ayo miliyari yawe iri kuri konti, uwo muntu araruta ubwo butaka utuyeho, kuko mu by'ukuri hari ikintu abantu tumaze iminsi tuvuga, abantu bose bari muri monde ya bizinesi gusa y'amafaranga. Ni byiza gukora, ariko korera ayo mafaranga uyakorere mu mucyo, ubona ayo mafaranga uyabone mu mucyo, ariko abantu turimo turarutisha abantu. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni imyumvire abantu bafite, kwa kundi umuntu afite urwango muri we, afite uko abona ibintu bidafututse, hari amashyari runaka, ngo umwana we ngo arize, ugasanga umuntu yarize ararangije, afite umujinya waramurenze, umumereye nabi, ugasanga n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu abonye akazi ati batangiye kutwirataho, ntibakidufasha. Mu by'ukuri kugufasha si itegeko, ntabwo ari itegeko. Ni ukuri tubyumvikane, umufamiliye kugufasha si itegeko, ntabwo ari itegeko kabisa. Sinzi niba tubyumvikana. Gufasha umuntu ni uburenganzira bwawe, umutima we yabigizeho, ariko nawe kandi iyo bigarutse kuri iyo ngingo, kandi biba bisa nawe usabwe kugira ngo ubikore. Ariko nawe wibibona nk'itegeko kuri we, kuko abantu bafite imitima sinzi ukuntu imeze. Rero n'ibyo bintu navugaga mama, mbibona muri ibyo bintu bibiri: ubutunzi n'abantu bafite imyumvire y'urwango, y'inzangano, y'ishyari, kubona ngo runaka, kubona sister Ceci abonye umugabo, undi muntu muri famiye akicara akavuga ngo ngewe ubukwe bwa Ceci bugomba gupfa, akicara aho ngaho akajya mu bapfumu, agakodesha abantu runaka bari buze kugira ngo bahemukire Cecile ku bukwe bwe. Dufite amakuru menshi y'abantu bagiye bakora amakwe, ku munsi wa nyuma ugasanga umugeni yagiye muri mariage, yarangije kugira gute, bamuroze, ari aho ngaho gusa. Mu by'ukuri akenshi ibikunze kugaragara ni ibishingiye ku bintu, bishingiye ku bumenyi bw'abantu runaka baba bafite, wenda bwigiye hejuru y'ubw'abandi bantu bafite. Ariko Ceci, tubwire wowe, ubona biriya bintu biterwa n'iki? Kuko ufite uko byumva bitandukanye nuko n'inama wenda tunaduhaye. Impamvu ni nyinshi pe, tuzivuze bwarinda bwira tutabirangije byose. Reka nongeye ku byo brother Tony yavuze, hari igihe biterwa n'ababyeyi nanone, bakura basumbanisha abana, ugasanga wenda afite Tony, nawe usanga Tony ni umuhanga, Morgan nabi. Noneho umubyeyi akita kuri wa wundi ufite ubwenge cyane, ufite ubwenge, akavuga Morgan ibintu byose wazajya ukora, umubyeyi akabona ko ari ipfa gusa. Morgan nta kintu ashoboye, Morgan wapi, Tony ukabona usanga niwe bashyize hejuru. Bariya abana n'ubundi mu mikurire yabo cyangwa se mu mibereho yabo yose bazaba bahanganye, batumvikanye. Gutonesha ibyo nabyo si byiza. Ikindi ibingibi ku bintu iminani yo iravuze ubu hano hanze ahangaha, arica nyina, umubyeyi. Aha nitujya ku minani ahenshi cyangwa se ahanini turaza gusubira mu byaro cyangwa se mu ntara, kuko hano mu mujyi hongera ngo iminani ntabwo biba byoroshye kugira ngo ube wabona umunani. Ariko ngira ngo umunani wo mu mujyi akenshi ni ntuza, ni inzu baguhereza, ni school fees bakwishyurira, ubundi nawe kwirwariza. Bishoboka yuko bashobora kuba banahuriyeho n'iyo nzu bari mu mujyi, ariko ugasanga ibintu byabaye amatiku, byabaye iki, umwe baramwangaje, reka mvuge gutyo. Ariko noneho ndagira ngo abantu budukurikiye muri kano kanya, reka dusubire mu ntara, mu nkengero z'umujyi. Aha abantu batuye noneho bafite ubutaka bunini, bafite amasambu, bafite inka, bafite imiryango, urumva hariya noneho batuye noneho mu miryango yabo, bo ukuntu babanye muri no minsi. Bimwe twahoze tugarukaho tuvuga ngo noneho 90% usanga bose ari abantu bangana, urumva, ku buryo aho umuntu ashobora kunyura usanga nyine yahanyuza umuriro. Ariko ni ikintu giteye ubwoba muri no minsi, aho usanga abantu
barimo kwicana kubera ubwo butaka mujya mubyumva bakicana kubera wenda ko uvuye i Kigali umeze neza cyangwa se i Kigali ubayeho neza nta kibazo ufite na kimwe ariko kubera ko wasubiye hariya ugasubira hariya kwa kuntu usa nyine n'amafaranga ufite hanyuma hariya nyine nawe urabizi tu hariya nta bintu by'imikino hari igihe ureba nabe bagahita bakozaho ivumbi rikaka kabisa ukabona uyatakajemo ariko urumva ni cya kintu cyo kuba abantu famiye n'ubundi zidahuza umuryango buriya umuryango mama nko kuri kubivuga umuryango ni ikintu gikomeye kandi mu by'ukuri umuryango iyo usenyutse n'igihugu kiba gisenyutse rega umuryango igihugu kigizwe n'umuryango mbere y'uko igihugu kibaho habayeho umuryango ni ukuvuga ngo rero tuvuga kuri mwene Kanyarwanda tuvuga kuri mwene Kanyarwanda bivuze ngo ubundi umuryango niwo wakagombye kubanza gukomera mbere y'uko tukabona gukomeza igihugu ariko igihe cyose umuryango ufite ikibazo n'igihugu gifite ikibazo murabizi ibintu byabaye muri 1994 biriya byose byavuye ku miryango itari myiza yari mibi mu by'ukuri rero umuryango ni ikintu gikomeye cyane abantu tuba tugomba kwitondera kandi ikindi tukawitaho cyane hanyuma nk'uko twakomeje kubivuga imibanire y'abantu y'amafamiye yacu hari nk'ubu ngubu wenda nka Tony wowe ushaka kuvuga ngo muri famiye yanjye abantu tubanye nabi byatari ushobora no kubitifuza no guhura n'umwe muri bo ukaba wava hano wagera mu rugo ukaba uzi kuri uri buharari iryo joro mu gitondo ku buryo nta muntu umenya ko hageze mani uzi ko abantu barogana mani urabizi abantu bemera ibintu by'amarozi bibaho biriya bintu bibaho ahubwo cyane hari abantu batajya babyemera ariko biriya bintu biriho umuntu akava iwabo hano nk'i Kigali yagera iwabo nka za Nyamasheke akaharara iryo joro yaharaye mu gitondo ukumva ngo umuntu yarangiye ngo yaharaye ngo yagiye ukaberwa ukuntu yagiye yasubiye kandi mu mujyi cyangwa se yanahamara icyo gihe usanga wa mwana ikigori wa mwana yagize gute kubera ibintu by'amashyari gusa abantu buzuranye mu miryango kuko kumutira tubona umwana ngo yapfuye umunsi wa graduation bibaho se we ntabwo bibaho biriya nyine ngo bamurangije umuntu afite save the date rwose ubukwe burenda kuba umuntu kumva ngo arapfuye ukumva ngo umuntu arapfuye uwo munsi cyangwa na wa munsi arutorotse ngo yashatse yanda akajyana nayo yanda yasamye akajyana nayo mu gihe cyo kuyibyara akajyana nayo kabisa akenshi imiryango ibyo bintu ukunda kubikora ariko mu by'ukuri umuryango ni ikintu gikomeye nk'abantu abanyarwanda muri rusange twakagombye kubaka icyo kintu ubundi umuryango akaba ari wa muryango urabizi imiryango ya kera ni abantu bajyaga bicara bagasangira hamwe bagafata umunsi wo gusangirira hamwe bagakora ikintu cyo gusangira ubona bose bishimye ubukwe bwaba ugasanga bose baje ubundi niko kamaro mbona ngiye kubukwe akamaro k'ubukwe ngiye nkabonera sinkabona gusa yuko umusore cyangwa umukobwa bahuye bagakora ubukwe bikarangira ahubwo ni ukugira ngo n'imiryango ihure yongere inahure bongere basabane babana batari bazi ba nyirarume babamenye babana batari bazi babyara babo babamenye bahurira aho hantu bongere basabane bongere bishimane bongere urwo rugwiro kuko ntago ariyo mpamvu gusa ubukwe si ukuza gusa ngo tuhabe twaje dutanze amakado turatashye oya nicyo ngicyo ubundi urabona momo ibintu birimo hano mu bintu by'imiryango umuryango kuba ucitse nimba twagiranye ikibazo uri muri umuna wanjye icyo kibazo twagiranye tubizi inteko yose y'umuryango famiye yose ikicara ikibazo bakakicara abagabo tuba dufite n'abagabo abarimo n'abasaza bicaye aho ngaho bakavuga ngo rwose ikibazo kimeze gute urwo rubanza rumeze gute ariko dufite imanza nyinshi zuzuye mu nkiko zuzuye hehe kandi imiryango yacu iri aho ngaho yicaye kabisa abo basaza barahari abo bantu bose barahari kubera iki twabaye ibisimba ariko ntekereza ko ubwo bukwe bumva ngo kwa kana kubirinde kana kumwirinde ibyo byose biva ku miryango ariko ntekereza ko akenshi na kenshi imiryango yacu mu by'ukuri uburyo imiryango yacu uko imeze na standard buri muntu wese agiye ariho ngira ngo ibyo bintu niho biva kuko wa mugani hari ikintu wigeze kuvuga Wetoni uravuga ngo niba ukize ufite amafaranga umuryango wawe ukaba uri hariya hasi bari abantu batishoboye mu by'ukuri ntabwo ari itegeko kugira ngo bafashe ariko wa mugani
gira ikintu ukora kuko iriya ni famiye ya ni famiye yawe ubereyeho ku bwa famiye ubaye wasundi ubayeho ku kimomo kuba ugeze ahangaha uri umusore ugejeje ahangaha uri gukora ukorera ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo ukora uba ukorera famiye niba ngiye mfite umugore uyu munsi wa none akazi nkora uyu munsi wa none ni ukugira ngo famiye yanjye ibeho neza barumuna bawe nabo babeho neza umugore wawe nawe abeho neza ariko ugasanga uri gukora niho cyagiye nyine twavugaga igihugu gisenyuka ari usanga ba bantu babaye ba nyamwigendaho sibyo nubaho nyamwigendaho ukagenda wigendaho wenyine wirebaho wenyine uwo nuhura n'umuntu wenda akanaguhemukira sibyo uwo muntu kuguhemukira ni ibintu byoroshye cyane ariko kubana na famiye mukicara nabo mwagirana ikibazo mugatumira ba bantu twavugaga ugatumira abakecuru abasaza mukicara aho ngaho mukakiganiraho ikibazo kigakemuka kandi nawe ukaba witeguye ukorohera abandi ariko hari akantu muvuze mwumvikanyeho namwe neza ni iki kintu ubundi nabanza kuvuga tureke ishyari n'indambi ibitero ibyo byose kurogana inzangano ni ishyari n'indambi no gukunda ibintu cyane uravuze ngo ushobora kuba ukize ngo ushobora no gufasha mwene so yego ndabyumva ariko nawe haguruka ukore kuko nawe afite umuryango akeneye gufasha sibyo ntabwo azaza ngo arangize ibibazo byawe byose nawe ukeneye guhaguruka ugakora yego simvuze ngo azaze gufasha be nawe pe afite uruhare runini cyane rwo gufasha abo yasize abona batishoboye ariko nanone ntabwo ari ukwicara ngo mfite ngo umuntu ngo ukize ngo azamfasha hoya nawe haguruka ukore ariko azaze kugufasha yongera no kubyo nawe wageze umuntu avuze ikintu buriya ni nacyo kintu isi irwana nacyo kibabaje abantu dufite navuga virusi irenze izindi virusi kwikunda kwikunda ugakabya urikunda nicyo kintu nyine urikunda urashaka kwikubiraho iyo mitungo yose kugira ngo wice runaka wice muri umuna wawe ese ubundi ariko hari n'abanga gukora kubera ko nyine bategereje kuri ba bandi bakanga gukora kugira ngo babafashe gutyo kamemo ntabwo kandi nawe afite undi muryango agomba kwitaho uwo nguwo ugira iyo myumvire kayigiye koko agira iyo myumvire mibi ariko adashingiye ku bintu noneho nahindure imyumvire wowe udukurikiye muri kano kanya ko ufite imyumvire imeze gutyo icyo nashaka kuvuga hari umuntu ushobora kuyigira gutyo agira iyo myumvire imeze gutyo nyamara koko ari mukuri kuko wowe ubwawe fata gutya ku muryango urizamura ugira gute avuga ati umuntu koko bana banjye baramubona nitonde kugira ngo mugenderere sibyo bitewe nawe ariko wa wundi nawe uvuga by'ishyari gusa ngo murabona kwa kanaka bagena gutya na gutya abantu bafite gutyo bimeze gutyo ibyo nibyo bikwiye guhinduka nawe muntu udukurikiranye umeze gutyo ufite umuryango uri gukorera ku bw'umuryango ubayeho ku bw'umuryango ukomokamo reka ngira ikintu kindi navuga hari ibintu nyine abantu b'abakene bishyizeho kagenda akazana akana ko mu cyaro nyine ko muri famiye akamuzana mu rugo ngo agiye kumufasha yarangiza akamugira umukozi akamukoresha sasa akamuvunisha akamesa akamurerera abana biriya nabyo icyo gihe famiye yavuye muri ya mwana niramuka ibibonye bagira ryashari izahita ibona ko nyine ari ibintu birenze nta n'ukuntu mu by'ukuri tuvugishije ukuri niba wowe udukurikiye ukora icyo kintu nta kuntu wahuza na famiye ntabwo byakunda maze niba ufata umwana muri umuna wawe cyangwa sister wawe ukamuvana mu rugo ukamuzana ahangaha ngo uje kumufasha ahubwo ukamugira umukozi wo mu rugo mu by'ukuri famiye aho izabimenyera ntabwo muzaba mukibaye iki abavandimwe ntabwo muzaba mugihuje ariko nimba bibanabayeho gutyo reka imiryango yongere basigaruke iganirize uyu muntu iki kintu niba kibayeho sibyo nkuko wari umaze kubivuga uyu mwana barimo baramufata nabi mu muryango runaka bamuzanyemo bamushyiraho ngaho kugira ngo bazamure imibereho bamwigishe se akure niba iki kintu kibayeho banyamuryango b'iyo famiye mufite abagabo mufite abakuru b'umuryango mureke kugenda mubigira gutya utuntu turi aho ngaho muvuga munyura ku ruhande muvuga muhamagara abagabo muhabwira ati mu by'ukuri mumbabarire cyangwa se nawe ugane n'uwo mugabo kuko uwo mwana avuye mu wundi muryango mwicare muganire niba binaniranye muhamagare umukuru w'umuryango muganireho mubwira ngo ibi bintu n'ibi ngibi ngejo n'ejo bundi nimwumva ntakigenderana na runaka nimubona ntaje mu bukwe bwabo nimubona ntaje mu mubatizo w'umwana we nimubona ntitabiriye ibirori byabo muzagire ngo ni ikindi dore icyo dupfa ni iki ngiki mugasasa inzobe mukavugisha ukuri icyo nicyo rero twarimo dushaka kuvuga ku bintu by'umuryango ngiye nsoza natanga n'iyo nama yanjye ndabwira imiryango tuvamo
mureke abakecuru abamama abapapa abasore inkumi bose duhindure iyo mitekerereze sibyo ureke gusumbisha umuntu kandi ukure n'urwango muri wowe gutera imbere kwa mwene so niko gutera imbere kwawe arakoze cyane Tony aravuze ngo ubundi umuryango twakagombye kuba turi abantu bahuje abantu bahuriza hamwe kuko mu by'ukuri reka tujye tuvugisha kuri wenda tunagana no ku musozo tugana ku musozo mu by'ukuri umuryango hatabayeho umuryango kuzuzanya n'igihugu cyacu ntabwo twaba tukicyubatse kugira ngo rero twubake abantu urebye abantu basevinze abandi cyangwa se badukuye mu icuraburindi ni umuryango wishyize hamwe n'abantu bishyize hamwe bagira ubumwe hanyuma bakora ikintu kandi kuko cyatugira akamaro cyane kinatuma ariyo mpamvu uyu munsi turiho kandi tumerewe neza tumeze neza hanyuma tugana ku musozo ndagira ngo wenda famiye zacu tuzigira inama mu by'ukuri numva ko abanyarwanda muri rusange twese uko tungana uretse n'abanyarwanda n'abandi bose bakeneye kubana neza numva ko abanyarwanda umuntu dufitanye ikibazo uyu munsi wa none twakagombye kugikemura hanyuma tukabana neza nka famiye tukongera famiye bikongera kamera nka kera aho abantu bahuraga bagasangira bakamera neza urumva niho kubaka igihugu cyacu noneho twageze igihugu cyacu aho dushaka kukigeza Cecile tugana ku musozo gira imiryango abantu bo mu muryango yacu inama icyo nababwira n'aka kanya badukurikiye mwene so natera imbere reka azagutera ishyari ryiza yego rya shari rizatuma nawe uharanira kugera hahandi yageze ntuzumve ko ushobora kujya kumurogesha kumwicisha akaba umwanzi wawe no reka bizagutera ishyari ryiza ikindi ababyeyi bacu bo mu byaro mufite ukuntu mukoresha abana mukabavurisha ntimubarire amashuri umwana akajya aho ngaho akaragira inka agahinga ntajye ku ishuri kwiga rero icyo gihe bituma atagira imyumvire ntabwo ikura buryo umwana agiye ku ishuri agahura n'undi rungano iyo agiye muri sosiyete imyumvire irakura ababyeyi nabo bidufasha arakoze cyane Cecile ati twubake umuco nyarwanda cyangwa se twunge ubumwe kugira ngo twongere umuryango wacu wongere kuba mwiza cyangwa se ibintu byongere kugenda neza abadukurikiye ababyeyi abasaza inkumi namwe aho muherere hari hose mutandukanye twongere tubasabe kugira ngo tugerageze twubake umuryango wacu nyarwanda dusubire aho uko kera byari bimeze kugira ngo umuco wacu wongere ugende neza kandi twongere kuba abantu bakomeye cyane hanyuma twibakira igihugu cyacu ndabiga gira abantu inama dukomeze twirinde ishyari kuko buriya baratwigisha muri caci ngo umuntu ugira ishyari no kwica yakwica yakuroga yakora buri kimwe cyose rero twirinde ishyari n'indambe ntiwumve yuko ngo niba ufite mwene wanyu ngo ukize ariwe uzaza kukurangiza ibibazo byawe byose nawe ufite umuryango akeneye gutera imbere akeneye kurira abana b'amashuri yego nawe si mubwiye ngo natera imbere ngo azakwibagirwe nawe subira inyuma ku ivuko ufashe umuryango wanyu yego yes arakoze cyane wowe ugishyize amaboko mu mufuka ngo utegereje ko abandi bazakora hanyuma bakaguhereza isubireho kura amaboko mu mufuka hanyuma ukore hanyuma utere imbere nawe hanyuma nawe wagize icyo ugeraho ibuka ko ufite umuryango wawe kandi ugomba kubana neza nawo hanyuma nawe usubire inyuma ujye kuzamura babandi wasizeyo hanyuma ubundi umuryango wongere wiyunge twongere tumererwe neza kandi twongere tubane amahoro ibintu bigende neza reka mbasezere mwese mwakomeje kudukurikira muri kano kanya nongera kubashimira kandi nongera gusaba buri muntu wese utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe aho ngaho kabisa ubundi ukandi ukazugera kari aho ngaho ujye ubona ibiganiro byacu ko tubyapdatinze cyangwa se ko tubyaprodinze kuri YouTube hanyuma nongera kubabwira ngo naho ubutaha ibiganiro byacu bikomeze bibanyure kandi bashimishe reka tubasezere bye bye naho ubutaha